Ni imodoka rero nziza cyane, bisi nziza cyane iri mu bwoko bwa hybrid. Imodoka ishobora kunywa esase rimwe na rimwe ikaba yakoresha umuriro. Ni imodoka yageze mu mujyi wa Kigali izanywe n'umukire Coach Gael. Uyu nguyu akaba ari umushoramari mu bijyanye na siporo ndetse n'umuziki. Uyu kandi ni umwe mu bagenda bakurikirana umuziki wa Bruce Melody. Niwitegereza neza kuri iyi bisi rero urabonaho brand y'amashusho ya Bruce Melody na The Ben. Abisobanuye ko iyi ngiyi ni imodoka igiye kwifashishwa mu bitaramo bitandukanye Bruce Melody na The Ben bagiye gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ni bitaramo bise Sama Country Tower. Ibi ngibi ni igitaramo rero kizagenda kizenguruka intara enye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni bitaramo biraza gutangira uyu munsi ku wa gatandatu ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyine turimo. Biratangira hariya mu karere ka Musanze, birakomereza kandi hariya mu karere ka Nyagatare ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, naho ku itariki 27 z'ukwa gatandatu ibi bitaramo rero bizakomereza hariya i Bugesera, naho ku itariki 4 nabwo nyine ibi bitaramo bizasozwa bazabisoreza hariya i Rubavu. Byitezwe ko ibi bitaramo byateguwe na Bruce Melody, ariko agenda atumira abasitari batandukanye hano mu Rwanda, harimo The Ben, Gitoko, Bwiza n'abandi batandukanye bazagenda bahurira muri ibi bitaramo. Ibi bitaramo rero ni bitaramo byitezwe n'abantu batandukanye, abakunzi b'umuziki by'umwihariko muri izo ntara nyine twagiye tuvuga. Reka rero nkubwire ngo uyu munsi twari tuje rwose kukwereka iyi modoka nziza cyane, bisi nziza cyane yamaze kugera muri uyu mujyi wa Kigali. Urabona ko rwose ni imodoka isobanutse, bisi nziza cyane, ni indege yo ku butaka. Wabibonye ko rero nawe niba uzagenda witabira ibi bitaramo, iyi modoka rwose nawe ushobora kugira amahirwe yo kuyicaramo. Ni bisi nziza cyane, urabona ko rwose ifite naho wanabika imizigo uramutse wifite akabaga ka gisirimu kawe rwose ugiye kwirebera biriya bitaramo. Urabona ko rwose abakire baba bateguye kugira ngo ibitaramo rwose entertainment izagende neza. Ngayo nguko rero nawe naringira ngo mbanze ngende nkugezaho amakuru atandukanye abagenda agerwaho ako kanya, agenda atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Natwe twagenda tukugezaho amakuru meza, tukugezaho byinshi uba wifuza kugenda umenya. Reka nkubwire ngo dukomeze kugenda tubana mu makuru tugenda tukugezaho hano kuri Vibe TV Show. Ibyiza byose entertainment ni hano uzajya ugenda uyisanga. Jabless, wakoze cyane kubana nanjye, ariko nkubwire ngo kandi subscribe nyabona kugira ngo ibyiza byose bitazajya bigenda bigucika. Imana ikurinde. Jabless.